Yesu ashimwe, nshuti bavandimwe ndabasuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe, mukomeze mugubwe neza, muherereye hose, Nyagasani akomeze abarinde. Ni Apotre Rosine, reka dusangire ijambo ry'Imana, riri muri Yesaya 34, umurongo wa 8. Bibiliya iratubwira ngo, kuko uwo munsi ari uwo guhora k'Uwiteka, n'umwaka wo kubitura inabi bagiriye i Siyoni. Twakire neza ijambo ry'Imana bavandimwe. Ndagira ngo dusengere muri iri jambo, kubera ko ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni itabaza rimurikira intambwe zacu, ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga. Bibiliya yatubwiye ngo uwo munsi reka tuwugire uyu munsi muvandimwe, kuko iyo dusengera mu byanditswe, umuntu akurura ijambo ry'Imana akarihuza n'ubuzima bwe. Ngo uwo munsi ni umunsi wo guhora k'Uwiteka. Imana ishimwe bavandimwe. Hano hari abantu mujya mwihorera, umuntu akakubabaza, akakugirira nabi, agashengura umutima wawe, akagutera ibikomere, ndetse rimwe na rimwe agatuma n'ubuzima bwawe buba bubi, kandi ufite uburyo wamwihoreraho. Bibiliya itubuza guhora. Iratubwira ngo ntimukihorere. Ariko hari abantu benshi mwagiye mugwa muri iri kosa, muba mugomba gusaba Imana imbabazi kuko mwihoreye. Hari igihe umuntu agukorera ikintu kugira ngo nawe umwumvishe ububabare ndetse n'uburibwe wahuye nabwo, bikarangira nawe wihoreye umukoreye ikintu kimubabaza. Bibiliya ntabwo itwemerera ko abakirisitu twihorera. Imana ishimwe, kuko umunyarwanda we aravuga ngo agacumu kazaguhorera ntabwo uzamenya uwagacuze. Ni ukubera ko Imana ijya iduhorera. Imana ijya ihorera abantu b'Imana bavandimwe. Noneho Yesu yavuze ngo umuntu nagukubita urushyi ku musaya umwe, uzatege n'urundi arukubite. Burya aba ari kwicisha bugufi. Buriya iyo umuntu yamaze kugera ku kigero cyiza Imana ishaka, ntabwo yihorera. Yesu yaravuze ngo igihe yari ari ku musaraba, abwira abantu bari bari ku musaraba, bari bari kumugirira nabi, arababwira ngo dawe ubabarire kuko nabo batazi icyo bakora. Twigeze twiga imbaraga zirindwi ziva ku musaraba wa Yesu, tubona ko ku musaraba hava n'imbaraga zo kubabarira. Imana yacu ishimwe. Ku musaraba hava imbaraga zo kubabarira bavandimwe. Mu mbaraga rero dukura ku musaraba harimo n'izo kubabarira. Tugomba kubabarira abantu bagenzi bacu muvandimwe, kuko hari icyo tutabasha kwishoboza ariko Imana ikadushoboza. Bikunaniye Imana ikabikora. Imana ihabwa icyubahiro. Rero Imana ijya igira umunsi wo guhorera ubwoko bwayo. Ntabwo wavuga ngo n'ejo mu gitondo ngo umuntu akugiriye nabi, akwiciye umwana, akwirukanishije ku kazi, arakubeshyeye ubukwe burapfuye, ngo uvuge ngo Imana ihita ihora ako kanya. Imana ijya igira isaha yayo yo guhora. Muri iri sengesho bavandimwe, muri iri jambo nongeye kubibutsa ko kwihorera ku muntu w'Imana atari byo. Atari byo bavandimwe, ntabwo tugomba kwihorera. Hari abantu tubabaza. Ariko uyu munsi none ndagira nkubwire ngo muvandimwe, reka Imana iguhorere. Sibyo, reka Imana iguhorere ku muntu wakubabaje, rindira guhora kw'Imana kuzamugereho, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo uyu ni umunsi wo guhora k'Uwiteka. Ngo aho Imana ije kwitura inabi abantu bagukoreye. Bwira Imana, uhe Imana raporo. Ubwira Imana ngo Mana, hari abantu bangiriye nabi. Kandi ubibwira Imana utayibeshya, kuko Imana ireba mu mutima. Hari n'igihe uvuga ngo umuntu yakugiriye nabi, kandi nawe ahubwo ubifitemo uruhare. Biba bisaba kujya imbere y'Imana, umutima wawe uzi ko ntacyo gushinja kuri icyo kintu cyakubayeho, ubundi ugasa n'umuntu uregeye Imana. Ukabwira Imana ngo Mana, uyu muntu nta kintu ntamukoreye. Namukoreye ibi n'ibi 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 Mana, ariko byarangiye ambabaje. Mana, ndakwinginze nanjye umporere. Umporere, kuko uyu munsi ari uguhora k'Uwiteka ibibi abantu badukoreye. Kwihorera ni bibi, kwihimura ni bibi muvandimwe. Nk'abantu dusenga, ujye ubwira Imana, Imana iguhorere, kuko wowe wihoreye ushobora kwihorera nabi. Ntabwo twavuga ngo leye pour leye da pour da, ntabwo ariko twabigenza. Ubwo ukuyemo ijisho nawe umukuremo ijisho, ubwo ukuyemo iryinyo nawe umukuremo iryinyo, hoya. Ibi bikorwa n'abantu bataramenya Imana. Ariko wamenya Imana ukamenya ko Imana ijya ihora, ndetse iyo Imana iguhoreye nibwo biryoha cyane. Ushobora kwihorera ukihorera nabi, cyangwa ukanihorera ahantu batababaza wa muntu. Ariko Imana iyo izi igipimo cy'ububabare wahuye nabyo, reka iguhorere muvandimwe. Ikintu cyo kwihorera ni kibi, Imana ntigikunda. Abantu bihoreye hano Imana ibababarire,
kandi mufate umwanzuro wo kutazongera kwihorera. Umuntu nakugirira nabi akakubabaza, ujye umuregera Imana, kuko Bibiliya yatubwiye ngo hari umunsi wo guhora k'Uwiteka, kandi Imana igihora abavandimwe. Imana ishimwe rero, abantu batakoze subscribe muyikore. Shalom shalom.